navuga cyanjye nkaravi cyangwa akajojo ariko nimugoroba tukagira igikorwa nk'iyo n'abaravi ndetse n'abakinnyi ba filime indirimbo ya ravi. Mu gitondo rero niyambaje abavandimwe, inshuti, abakinnyi n'abaravi, harimo abamerekeje. Hari umwana w'umukobwa utuye muri ako karere ka Rulindo nyine ufite uburwayi amaranye imyaka myinshi. Umuryango we watubwiye ko afite imyaka 30, ariko iyo myaka 36 muri yo niyo twavuga ari umuntu muzima ameze nk'abandi. Iyindi myaka yose 24 ahumekera muri bomboni, akoresha gaze kuvuga ngo mu gihe idahari umutima we wahagarara. Abo twajyanye byadukoze ku mutima, tubona dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana, ariko icyatugenzaga usubira mu burwayi bwe kuko nina hari abantu benshi barwaye, ariko hari ubufasha twari twamugeneye cyangwa nari nategereje kumuha. Hari ibyo twamushyiriye, hari n'ibyo yari yadusabye twamushyikirije. Twagize ibihe byiza kubera ko Imana yabanye natwe. Ntabwo umuhanda wari umeze neza 100%, ariko uko wari umeze nyine twawuciyemo. Ndashimira abanyerekeje, abaravi, muri imfura, muri umuryango wanjye, n'abafite ntabwo nakabaye ndahangaha. Igikorwa cyose ntekereje ntera ku baravi, kubera ko abaravi nubwo haba harimo abanduta bafata nk'abana banjye. Ni abantu tumaranye imyaka myinshi. Imyaka ya sinema natangiye kwikorera, umuntu wagendaga ambwira ko amunda namushyiraga muri iyo timu, iza gukura iba nini. Twigeze kuba benshi tugera muri 300, ariko dusanga ntacyo tumaze, dusanga nta musaruro. Twiyemeza kwisenya, dusigara nabo tubona tumeze nk'abavandimwe. Umuravi w'uyu munsi ni umuvandimwe. Ibyo ndabishimira Imana ko yampaye abaravi. Bamperekeje harimo abahagarariye abandi, murabona ni benshi, hari n'abadahari. Nyuma y'abaravi hari abakinnyi ba filime bahagarariye abandi nabo bamperekeje, ndetse n'inshuti zanjye cyangwa abavandimwe dukoranira umwuga. Burya ibintu byose nibagirirane, narabiyamaje, baranyumva kandi baranitanga. Hari aho twageze ko umuhanda ari mubi ntangira gutekereza ku modoka z'abandi. Cita Imana iguha umugisha, ni wowe twari turiho turavuga cyane ati cita. Umuhanda bari mubi bari kuwukora, ariko imvura yaraguye. Murabizi ko iyo haciye n'ibikamyo umuhanda ugereye, hari harimo amazi menshi, tukajya tuvuga ngo cita yacu, ariko byabaga ari burage. Ariko ku modoka zose, haba cita, haba iya Kiramani, haba iy'umuvandimwe twa turi kumwe, imodoka zose ndetse na Jado, mwese imodoka twazigizeho ikibazo, ariko dushimiye Imana ko tugeze inaha nyine nta modoka yagize ikibazo. Ikindi twahuye n'akantu katuderanjijeho gato, niba twirukanka agasinzi dushobora kuba twadevanshije muri korosi, twakurikiranaga turi kwihuta ngo abantu bari hano batarambirwa, twese baradufata, barabandikira, barafotora na perime. Ariko iyo uri kumwe n'ababingwa nyine, ababingwa baba ari ababingwa. Nagiye mbona abasitari bava mu modoka bajya kwisuburishwa abapolisi, tubabwira igikorwa tuvuyemo. Twari twatinye gusohoka mu modoka, ahagarara ati ese Jojo nzayiri rero fansi muze musuhuze bafana, kumbe yaduciraga pasiri. Tubanza gutinya, akadaboneka cy'ikidebe sonse ndabasuhuza Francine araza, bahita bamwita izina ryo muri filime ya My Heart Godzilla. Tuba turiruhukije, tubasobanurira igikorwa tuvuyemo, baratubabarira. Ntabwo batubare ko twabasitari, ahubwo nuko Imana yari iri kumwe natwe buri munsi, kubera ko duciriye inzira, yemeye ko gahunda zacu zose zigenda neza. Nyuma y'icyo gikorwa rero turabashimiye mwese muri hano. N'ubundi dusanzwe tugira umuhuro amezi abiri. Iyo amezi abiri aciyeho njye n'abaravi tuba dufite umuhuro. Uyu mwaka rero twari twatekereje, turavuga ati n'ubundi dusanzwe tujya mu rugo tukanywa niyo twahuye, ahubwo hazagira igikorwa kindi kinini kibaho. Icyo gikorwa rero cy'abaravi kinini ntabwo kirabaho, n'ubundi turacyagitegura, ariko n'ubundi uyu muhuro w'abaravi nawuhuje n'icyo gikorwa cyanjye, kandi byagenze neza. Byanyeretse ishusho ko n'abaravi nabo mu gikorwa bateganya wenda kuzakora kiri mbere nabo bizaca. Rero natwaye umwanya munini nk'abantu twazindutse. Iyo aya masaha ageze hari ukuntu abantu baba bananiwe. Njye muri rusange ijambo ry'umunsi nababwira ngo Imana ijuru umugisha, ndanezerewe ku bwanyu. Umuntu wese uri hano ngira ngo twaravuganye, haba abaravi haba abakinnyi, umuntu wese uri hano ngira ngo twaravuganye. Nakoresheje system ya message kuva
bimeze gutya mu bakinnyi narababwiye mfite iki gikorwa iki n'iki turabakinnyi benshi byamaze ukwezi kurenga ariko reaction y'umuntu nyine uyibona uyanditse kuri list ati turi kumwe ari hano udahari ntabwo yabonetse no mu baravi hari abandi benshi ariko nibaza ko bazaboneka ubutaha namwe mutari abakinnyi banjye cyangwa mutari abaravi ntabwo ari uko rimwe mwenyine nabwiye ni benshi nabwiye bagiye bahura n'imbogamizi kuko no mu gitondo twari kugenda turi benshi ariko mwe mwabonetse nimwe mwabizirikanye nyine wenda cyangwa nimwe mutahuye n'ibindi bibazo basaba umugisha mwinshi kandi nanjye aho muzagenera ndahari nikina aga ukuri ndabizi ko mwananiwe ndabizi ko utari murabyuke ariko thank you wakoze ko kigira kiramani na madame Imana ibamugisha shitani tsinda ryinshi abantu mwese mwakoze n'ukuri abakinnyi b'indirimbo ya Ravi mwese muri hano ndabizi ko muri hano kuko mwigomwe mwanitanze iki gikorwa cy'uyu munsi cyasabaga kwitanga kuvuga ngo nyine utambura umwanya cyangwa utabonye ubundi buryo yitangamo ntabwo ari hano ariko utaha ndabizi ko azaba ahari gufasha rero ni umuco mwiza ni igikorwa cyiza nzi neza ko uyu munsi turi hano twagiye gufasha uriya mwana ari igihe wabiteguye ariko utaha hashobora kuboneka undi mukinnyi wabitegura nabwo bakadushyira hamwe ati tugende ndahari nanjye nzabashyigikira nzabaherekeza hanyuma ntatwaye umwanya munini ni ugushima byari byongeye kumpagurutsa njye navugayo noneho nkahereza uhagarariye abakinnyi b'indirimbo ya Ravi nkamuha umwanya akavuga ibindi bijyanye n'iby'uyu munsi ubwo MC araza gukomeza ndabashimiye cyane mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ntibagiwe itangazamakuru agapromota thank you gushyigikira Chita Magic Isimbi n'abandi bose nyarwanda abanyamakuru bose muri rusange mudahwema kudushyigikira muri ibi bikorwa dukora thank you. murakoze Jojo ariko kubera ko amasaha mato gisata burenge wadukundira mbere ko twakira Shema tukakira uhagarara abavandimwe bawe akagira ushaka kutubwira mboneka ko agiye kugenda ikaze Mibirizi ikaze Jojo mwanamye mashya ngoke ya mashya muraho neza kamaze bifurize umwaka mushya muhire umwaka w'ibyishimo n'imigisha myinshi mubyo mwifuza murakoze cyane ndagira ngo mpagaze aha ngira ngo mbanze nshimire buri wese mwaje hano kuri uyu munsi twahuriye hano ariko nshimire Jojo ngira ngo mumpere amashyi kumushimira cyane nuko yaraduhuje nubwo abenshi twari tuziranye ariko rero Jojo yaraduhuje yafashe njye n'umuryango wanjye n'abahanzi bamwe afata na groupe y'abakomite y'impara kuri hano hari komite y'impara komite y'abakozi b'impara namwe n'abarabikomeza murimo twese yaraduhuje ikindi cya gatatu nishimira nacyo gikomeye ni igikorwa mu bikoze ndagira ngo rwose mukemere amashyi igikorwa mukazirikana ko hari abandi bantu bakeneye twebwe hari abandi bantu kuri Imana niko yagiye iturema hajye habaho umukene igashyiraho n'umukire kugira ngo umukire abereho wa mukene igafata umunyembaraga igashyiraho n'ufite imbaraga kugira ngo umunyembaraga abereho utagira imbaraga igafata umunyabwenge n'utagira ubwenge kugira ngo wa munyabwenge amenye ko abereyeho utagira ubwenge natwe rero tubereho abafite icyo babura mu buzima kuko twebwe n'icyo dukora uriya muntu mwagiye gusura ngira ngo hari ishusho yasigaranye yumvise ko atari wenyine yumvise ko ari abantu bamuzirikana yumvise ko aho ari nawe kugira ngo araneze noneho yabonye n'abasitari atajyaga abona kugira ngo byonyine icyo mwamuremyemo musize
ikintu gikomeye ndetse n'abavandimwe be cyangwa se n'abaturanyi be babonye ko hari abandi bantu bagira umutima wo gutekereza icyo gikorwa. Imana ibahera umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo ugize neza cyangwa ikoze mu mufuka aho ukuye Imana irongera ikahasubiza. Imana igira isubize mu bitekerezo byanyu no mu mufuka y'abantu igikorwa kizabakiza. Icya kabiri ni uko twajya guhura hano kugira ngo dusabane igikorwa cyiza. Ariko icyo nshaka gusaba, duhuriye inshuro nyinshi mu bya Jojo, nabo bagahura inshuro nyinshi. Hari abandi abenshi babaga bahari mu byanjye no mu by'abandi bake bari hano. Ariko n'ubutaha tuzahure twese no mu byawe umuntu wese uri hano. Fete azakoresha yose, ari ibyiza ari ibitari byiza, kuko isi igira byinshi, tuzabiburemo. Jojo yarakuze ubu neza rero kutubuza byane ko twaribuye igisigaye kugira ngo twese tumenyane dusabane. Madamu wanjye mumaze kumumenya aho mwahurira hose, nawe yabamenye. Asigaye ndabona nasize amango igikorwa cyiza nk'iki